tugiye kwiga rero ko bakora isabune, yaba ari isabune ya savo likide yoza ibyombo, twafurisha, twakoropesha, ndetse tuziga na shampo yo gukora amasuku mu mutwe. Katutangire mbaza abo tugiye kwigana bye byose mbere yuko tugiye kwiga hari icyo bazi mu banyeshuri. Ninde wabuzi? Katuhere kuri Solange. Iyo bavuze isabune mu biki? Murakoze cyane. Iyo bavuze isabune ngiye uko mbyumva ni igikoresho cy'isuku cyica mikorobe kandi gifite urufuro. Yego, igikoresho cy'isuku cyica mikorobe kandi gifite urufuro. Ibyo rwose. Katubaze Janvier noneho, utekereza ko isabune tuyikoresha ryari? Murakoze cyane. Isabune tuyikoresha mu gihe dusukura imyenda yacu tuyifura, cyangwa twoza ibyombo tunyuramo, cyangwa se dukoropa ahakoroka. Yego, barakoze abanyeshuri bacu, ndabona bafite icyo bazi ku isabune. Solange atubwiye ko ari igikoresho cy'isuku cyica mikorobe kandi gifite urufuro. Hanyuma Janvier atubwiye ko isabune ifura, isabune yoza ibyombo, ikoropa, gutyo gutyo. Yewe rero ugiye gutanga isomo nitwa Kamukama Ubarijoro James, ugiye gutanga rino somo. Nibyo rero tubonye ko isabune ari igikoresho cy'isuku cyica mikorobe kandi gifite urufuro. Tubonye rero n'umumaro wayo. Iyo rero tugiye gukora isabune tuba dufite bino bikoresho by'ingenzi. Iyi ni isabune y'amazi cyangwa mu cyongereza bita liquid soap cyangwa savo likide abakoresha igifaransa. Kugira ngo rero dukore isabune tugomba kuba dufite icyo twita acide caustique, tukaba dufite icyo bita ungaro, tukagira umunyu, tukagira acide sulfonique, tukagira nitrisol, amazi, ibara ndetse n'imunyu. Hanyuma tugiye gukora twebwe litiro 20 z'amazi. Turakora isabune igizwe na litiro 20 z'amazi. Niyo mpamvu turi bukenera acide caustique garama 70, ungaro garama 500, umunyu garama 500, acide sulfonique amagarama 500, nitrisol amagarama 40, ibara n'impumuro ni amagarama 5. Hanyuma byumvikane ko niba ari ibikora litiro 20, igiye gukora litiro 10 ugenda ugabanya kabiri. Igiye gukora litiro 40 ugenda ukuba kabiri. Reka mbereke ibikoresho. Iyi ni acide caustique. Na acide caustique yo ishobora no kuryana cyangwa kwangiza uruhu, niyo mpamvu tuba twayibitse mu mashashi kugira ngo itadukora. Iramutse iri muri envelope gusa yahita icika. Hanyuma tukagira na ungaro. Ungaro ni iyi ngiyi. Hanyuma umunyu nawe urimo hano muri envelope ni uyu nguyu. Nabona ko uyu ukomeye mu kuntu atari nka wa wundi dukoresha mu buryo bisanzwe. Hanyuma tukagira acide sulfonique ni iyi ngiyi. Amazi twese turayaza, amajerekani ngaya. Tukaza kugira ibara, dufite amabara atandukanye biterwa n'ibyo ushaka. Iri rishyize mu isabune riba icyatsi, iri ngiri rishyize mu isabune rikaba umuhondo. Tukagira na nitrisol nayo irimo hano, tuzaza kuyireba. Impumuro nayo irimo hano. Ibi ni byo bikoresho by'ibanze. Tukaza kugira n'umunzani udufasha gupima ibipimo. Twabonye ko acide caustique rero akamaro kayo hano yica mikorobe. Isabune yose igomba kuba yica mikorobe kandi ikanakesha ibyo acide caustique irabikora. Twabonye ko isabune igomba kuba ifite urufuro. Urufuro rutangwa na ungaro ndetse na acide sulfonique. Hanyuma umunyu udufasha ko isabune yacu iri bubyimbe kandi n'uruhu rw'uwayikoresheje nirugire ikibazo, nirushishuke, nirumire nabi. Amazi yo azadufasha, icyambere ni uguhoza acide caustique, ikindi ni ukugira ngo n'izindi produit zose
zivange neza. Ibara birumvikana, ni ukugira ngo tugire isabune ifite ibara runaka. Impumuro ni ukugira ngo tugire isabune ihumura bijyanye n'ukuntu ubyumva. Hanyuma rero tugiye kureba ese bikorwa bite. Etape ya mbere cyangwa ikintu cya mbere ukora, ufata iyi acide caustique amagarama 70 ukayavanga na litiro 2 z'amazi, ukabivangira mu gikoresho cyawe, ukabitereka nibura isaha yose. Iyo tuvuga isaha yose ubwo niyo minimum. Ushobora no kuvuga uti ejo nzakora isabune, ukaraba yivanze acide caustique, ushobora kurara yivanze isabune ukazayikora ku bukeye. Icyangombwa ni uko uyikora uyivanga bikamara isaha kugira ngo ihore neza itaza kugira ibyo yangiza. Etape ya kabiri rero, ufata iyi ungaro ukayivangana n'umunyu mu gikoresho kimwe, noneho ukabivanga na litiro 9 z'amazi. Ugenda ushyiramo make make uvanga kugeza kuri litiro 9 z'amazi. Etape ya gatatu rero, ufata iyi acide sulfonique ukagenda uyivanga n'amazi kugeza kuri litiro 4 sibyo? Ndaza kubabaza abanyeshuri mu nkorere iyo mibare, mumbwire ko litiro 20 twavuze zirimo. Noneho ukaza gufata iyi nitrisol nayo ukayivanga n'amazi nayo ukageza kuri litiro 4. Ibyo byose iyo birangiye rero, uhuza imvange zose ukazivangira mu gikoresho kimwe kinini, hanyuma ukongeramo ibara ndetse n'impumuro, isabune yawe ikaba iratungana. Tugarutse ku banyeshuri barimo kwiga, litiro 20 zacu zirimo? Mibare mwayibonye zirimo? Twavanze acide caustique na litiro 2, tuvanze umunyu na ungaro na litiro 9, tuvanze nitrisol litiro zingahe? 4 na sulfonique 4. Birahura, ukabukoza isabune ya litiro 20. Sibyo? Yego. Hanyuma hari ibyo twabonye byo kwitondera. Ibyo kwitondera icya mbere ni iki? Ntabwo tuvangira mu cyuma. Mwabonye hano dufite acide caustique. Iramutse igiye mu cyuma yagishwanyaguza ikakirya ukabona cyatobotse. Bivuze ngo tuvangira mu gikoresho cya aluminium cyangwa se plastique. Ariko ibyo bya aluminium hari igihe bitugora gutandukanya ibyuma na aluminium kandi biranahenze. Niyo mpamvu twikoreshereza iki? Amaplastique. Rero mujye mukoresha plastique. Ikindi aka kantu mukitondere ngo acide tuyisuka mu mazi, ntabwo acide tuyisukamo amazi. Ninde wabwira icyo bishatse kuvuga? Ni Ikinyarwanda. Bishatse kuvuga iki janvier? Ntabwo dufata dufata acide tuyisukamo amazi. Dufata amazi tugasuka muri acide. Oya, kurikirana neza. Ntabwo ntabwo icya kabiri acide tuyisuka mu mazi. Ntabwo acide tuyisukamo. Dufata amazi noneho tukayagira nyine tukayatereka, tugafata acide tugashyiramo. Aho kugira ngo dufate acide tuyishyiremo aho dusukemo. Nuwa mu gikoresho cyacu habanzamo amazi hakabona kujyamo acide. Kuri caustique ariko izindi zo nta kibazo. Ndavuga cyane iri acide caustique. Sibyo? Yego. Icya kabiri ni icyetano mu gatatu twabonye ngo dutegereza amasaha 8 mbere yuko ya sabune yacu tuyikoresha cyangwa tuyishyira mu bikoresho icururizwa. Sibyo? Numara gukora isabune yawe uzahita uyikoresha. Ko ya acide caustique itarakora ngo ihore imere neza. Tereka utegereze nibura amasaha 8. Hanyuma ikindi iyi nitrisol cyangwa se musizo ziragorana kuzivanga, bisaba ko baza ugashyushya utuzi dukenda n'igikombe kimwe ukazivanga. Warangiza gukoresha igikombe kimwe n'ubikana ko ari igice cya litiro, ugafata amabisi litiro
kuza kubihuriza mu kintu kimwe noneho hanyuma ukongeramo ibara ndetse n'impumuro. Inshuti rero, ibara nta kintu bidasanzwe gikora mu isabune. Ni ukugira ngo nyine gusa wumve ko ibara isabune yawe ni icyatsi, ni umuhondo, ni ubururu, nta wundi muntu udasanzwe. Impumuro rero biterwa n'icyo ushaka gukoresha isabune. Birumvikana ushaka koza ibyombo ntabwo wagira impumuro ingana n'ushaka gukoropa tuwarete cyangwa koza imyambaro, sibyo? Mu magambo make rero tukaba tuzi gukora isabune yacu kandi neza, sibyo? Yego. Twabonye rero ko etape ya mbere, twabonye ko etape ya kabiri dufatiye ungaro tukayivanga n'umunyu, tukayivangira mu gikoresho kimwe, tukabivangira muri litiro 9. Yego. Mwibuka ko twabonye ungaro dukoresha amagarama angahe? 500. Mwene wa mu ariko ibi ntabwo ko iri cupa naryo rifite amagarama yayo, ariko irimo ni amagarama 500. Sawa sho.
ubu rero dufite acide caustique yacu muri kariya kabase k'icyatsi ko hirya, dufite acide sulfonique ngiyo, dufite umunyu nawo ngaro ngiri, dufite nitrosol ngiyi. ubu icyo tugezeho tugiye guhuza imvange zose mu kintu kimwe, dushyiremo ibara, dushyiremo impumuro, dutegereze amasaha 8 dukoresha isabune yacu. Aha harimo amazi litiro 2 na acide caustique amagarama 20. Aha harimo litiro 9 na amagarama 500 ya acide sulfonique nako litiro 9 n'igice. Aha harimo litiro 9 ziri muri bungaro n'umunyu. Aha litiro 4 n'igice za nitrosol. Ubwo rero tugiye kubivangira mu kintu kimwe. Twabonye ko icyambere kibigira isabune ni urufuro, kandi urufuro rurimo ruraboneka ko turufite kubera dufite sulfonique, dufite ungaro, kandi mu bipimo nyabyo. Ariko kuba tutarashyiramo acide caustique, iyi ngiyi ntabwo ari isabune. Impamvu atari isabune ni uko iyi ntabwo yakwica mikorobe kubera nta acide caustique irimo. Turebe noneho tugiye kuvangamo na acide caustique yacu. Tugiye gushyiramo ibara ryacu. Ntabwo ubusanzwe ibara bavuga ko ari amagarama 5, ariko bijyanye n'uko ushaka isabune yawe yo bisa, washyiramo byinshi ho cyangwa bike. So gupima si ngombwa cyane. Kongeramo impumuro amagarama 5, ubundi ni akagafuniko kuzuye.
ariko nanone impumuro biterwa nuko ushaka isabune yawe ihumura. Ushatse wakongeramo nyinshi, ushatse washyiramo nkeya, ushatse ntiwayishyiramo, ubundi nta kidasanzwe ihindura ku isabune. impumuro imwe sibyazo zitanga. Yego? Impumuro imwe cyangwa oya, hari parfait universelle, hari parfait ordinaire, hari parfait de toilette. Impumuro zirahari nyinshi. Hitamo iyo ushaka. Isabune yacu irashoshe. Kugira ngo tuyikoreshe nibura dutegereza amasaha 8. Ni ukuvuga ngo niba tuyivanze saa 6 zuzuye, turabara amasaha 8 guhera saa 6. Amasaha 8 akaba aribwo uza gukoresha isabune yawe. Ikindi namara impungenge, ibi bikoresho byose twabonye biraboneka hano i Kigali. Sizi niba n'ahandi bihari, ariko i Kigali birahari kandi bihendutse. Yenda urugero natanga nuko ikiro cya acide sulfonique, ikiro amagarama 1000 kigura amafaranga 5000. Ndavuga ibiciro by'uyu munsi. Acide sulfonique ikiro amagarama 1000 ni 5000. Iya acide caustique ikiro ni amafaranga 2000, kandi ushobora kuyikoresha igihe kinini kuri amagarama 20. Niturunuza umunyu ikiro ni amafaranga 500. Ungaro ikiro ni amafaranga 4800. Akakabara ni amafaranga 500. Impumuro baguha iyo ushaka, ngire ngo bapima amagarama ngahe, ariko nayo nk'iya 3 ishobora kugukorera igihe kinini igeramo nkaha. Igihenda ni nitrosol, ariko abafite ubushobozi bakoresha bita CMC. Bisaba kuvanga cyane nubwo ihendutse, ariko bisaba imbaraga nyinshi. Ariko ikiro cy'initrosol kigura amafaranga ikiro 20,000. Kigura 20,000, ariko birumvikana urumva ikiro numva ko ari amagarama 1000, kandi ijerekani ivangishwa n'amagarama 40. Ugufashe amagarama 1000 ukagabanya 40, wakumva amajerekani wakoramo. Mu by'ukuri rero ntabwo cyane cyane abamama n'abakobwa ni mwari mukwiye kugora abagabo banyu bagura amasabune. Muzi ko isabune ari ikintu gihenda mu rugo cyane, niyo wabyaye. Mu by'ukuri wagenda ukagura bino bikoresho ugakora isabune ukagura umugabo wawe, ugakora isabune yo mu rugo. Dufate urugero, nk'iyi sabune dukoze ushobora gusanga idahagaze amafaranga arenze 1000, yenda 300, kandi ushobora kuyikoresha hafi ukwezi kose mukora isabune yawe, kuko ubu hazavamo litiro zingahe? 20. Si ubujerekani bunini. Yego, mumbabarire rero nakoze niyo sabune. Nizere ko uzakurikirana iyi video nawe ashobora kwikorera isabune ku giti cye, ariko hejuru y'ibyo wazagana ikigo Hamwe Business and Training Center kugira ngo wihugureho kurushaho, tuziga byinshi. So abanyeshuri narefite uyu munsi, ariko utaba kamera bumvikana amajwi. Hari ibibazo mufite kuri dukoze? Yego. ntabwo nasobanukirwa itandukaniro riri hagati ya CMC na nitrosol. Yego. Itandukaniro rya CMC na nitrosol nyine ni produits zitandukanye zifite n'amazina atandukanye, ariko zikora umumaro umwe. Umumaro n'umwe ni ugutuma isabune ifata, sibyo? Nizo zituma isabune ifata. Kugira ngo muribuka ko twavanze amazi, ariko uyu munsi wa none ntabwo amazi amera gutya. Nabona ko byafashe kubera ko twagize muri nitrosol cyangwa CMC. Rero nitrosol yo impamvu igihe ariyo muna gukoresha nubwo ihenze, ivangika mu buryo bworoshye, ariko CMC bisaba kuvanga n'imbaraga, irahendutse. Ufite imbaraga rwose niyo wabikoresha, hari ikindi kibazo, ariko byose umumaro n'umwe. Yego, Solange wabyumvise? Ubutashye wakwikorera isabune. Yego, Janvier nawe dusoza, utashye wakwikorera isabune wayikora ufite biriya bikoresho,
kandi mubise n'amafaranga bigura ntuzongere kugura umugabo rero mu byo kugura isabune mu bigabanya icyo cyakemutse. Yego Kenny wakoze ku mashusho meza, ikiganiro cyiza, Imana ibahe umugisha bakurikira. Sawa.